Bakunzi bacu turabaramukije tuze ko mumeze neza ni Rukundo Ange Minouche ndazi ko mutari mumperutse nga ama uyu munsi twatuje kuganira cyangwa kuyaga twaronse chance yo kuba twaronse umutumire atoroshe cyane ndibaza ko mumubona mwiza cyane arenze umustar akomeye cyane aririmba neza ibintu byose ndabeza ko ndazi ko namwe muramubona kuri YouTube reka tumwakire hama abandi uko tubora tubigira muri vuga hama urabibona kujyanye reka tumwakire karibu cyane bwiza cyane meze neza ndakomeye mbwabo nawe Ikirundi ububiri bwo kwakiriye neza mbwabo ni byiza yego yeah, so far so good. Okay. Karibu cyane kandi. Nongeye kwirirwaho nanjye nkuko munsi mwese ni Safiati nongeye ndagaruka. Hello. Ndashaka kwishimira umutumirwa wacu uyu munsi ndamwishimiye cyane turagira ngo tuganire twese. Twungurana ibitekerezo kumva uko bimeze. Thank you. Jenny Chris muramenyereye uko bisanzwe no muzi twaba dushaka kuyaga kucereke nk'uko mubizi ko turi mu kwezi kwa gatatu sinzi mu kinyarwanda ukwezi kwa gatatu ni Werurwe Mutaramaga cyane Werurwe okay ndabanza nkaririmba Werurwe mu Kirundi gutega Chris zero mwaranti ni ukwezi kwahariwe abakobwa n'abagore muri mark niyo mpamvu nose twatifuza kuyaga oya uratubwira ibibazo byinshi dufite no kubagabura bitubwira ni mpamvu kuko babafasha mu iterambere n'ubuzima bwa buri munsi abagabo baruzuzanya kind of yego so topic no munsi akaba ari umukobwa muri industry ukuvuga muri industry tuvuze umuririmbyi gusa harabamwo ibintu byinshi abakina amafilme abagira amasiporo baba bazwi umukobwa azwi muri industry afashwe gute donc nibyo twashaka kuyaga ko hama twagize chance kuronka umutumire abirimo hagati hagazemo fresh abihagazemo neza Chris okay nibaze yuko kuba uhari nk'umuhungu ntabwo ari bivuze ko ugize urucuvugira abagabo ndabavugira urivugira mwivugira nkabwize ngira kuri intro natubwira tukiko turatangura batubwira uko mufashwe abakobwa like hari ijambo abagabo muri industry hari ijambo abagabo bakunze gukoresha ngo wowe uri umukobwa ntibigoye abakobwa ntimugowe byose biroroshe mwebwe biba bigaragara nkaho urugendo muri mwe biruboroheye kuko mufite advantages nyinshi hashobora kubaho uburanga hashobora kubaho kugaragara nibyo abahungu bibaza abagabo bibaza Chris nyine aho uza gucutuga nibyo abagabo babibaza bamwe gusa hari n'ukuntu nyine tudashobora kungana of course ubuse kakana kutangana se gute wenda ibyo ntabwo ari no muri industry gusa creative industry ibintu byose ahubwo no mu buzima busanzwe wenda ibyo dukora byo ntibingana of course uravyemeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi no hari ibyo umugabo akora hari n'ibyo umugore nkuko habaho umugore hari ibyo adahuriraho n'umugabo umugore arabyara umugore hari ibyo ahura nabyo buri kwezi umugabo ibyo ntabyo azi umugabo nawe hari story ye afite iri ku ruhande itagura n'umugore ariko iyo bigeze muri business mu mirimo y'amaboko umutwe like business wise icyo gihe ntabwo simba numva ukuntu habaho hagomba kubaho equality kuko umugore uko avunika niko n'umugabo ari munsi njye nuko byumva sinzi n'impamvu wa mugani nkuko wari bivuze ngo kuri abantu bafatana no kumva ngo bizakororohera kuki nje bitazamvuna nkawe
kuko kugeza uno munsi hari aba CEOs b'abagore kandi mu bakozi bafite harimo n'abagabo uwo muntu nk'uko hariho umu CEO w'umugabo ibibazo byose ahura nabyo n'uwo ngo izo challenge ahura nazo kandi ari umugore so I don't think wenda habaho favor exactly rimwe na rimwe nyine hari igihe habaho favor kandi ubwo ari no muri creative industry mu buzima bwose nk'uko umuntu ashobora kuba umuntu akavuka akazarinda apfa wenda nta kintu cyamuvunnye mu buzima ze kandi abandi byarabavunye wenda ugasanga ariho iyo exception uwo muntu yabayeho ni wenda nkeka ko ariyo mpamvu bafata umuntu umwe agahita ahagarara abandi bagore bose muri rusange kujya ukuntu hariho ikintu bakunze kugira usanga igituma tuhagaze muri industry hariho ukuntu abakobwa bari muri industry usanga bavugwa amajambo basi ona abahungu murashaka kuvuga ati ngiye gufata amafoto nzoza ndapostinga canke ndatanga nk'ubufise concert uri umukobwa ugatora uduzu twa bien kora wiyumvamo gushaka kuba à l'aise amajambo menshi ariko nibabone yuko ariko yari business kandi wowe umuhungu ugenda ukambara ibyo ushaka kora ko ushaka par exemple ufise iyo concert canke izobera nko kuri piscine dufate hano canke ku mazi kuri plage mais après uvuze ibintu byo kwambara nibaze yuko ivyo novuga ni mentality y'abantu shapa ukuntu nyene kwa kuntu mentality yacu kirimo n'umuco wacu voilà umuco w'abarundi cy'abanyarwanda usanga ari ibintu dutinya urumva sico kimwe n'abantu baba bari ngaho urumva abantu ngari sanzura ashobora kwambara bikini nyene no ndiko ndavuga aba jeune cyane hariho abapapa tusaba oncle tusaba tante kubera iki umukobwa acavugwa amajambo ni umuco nyene nuhejeje kubivuga I think wa mugani aba ari nk'umuco ko abantu bavuga ngo umukobwa agomba kumera gutya wabo yakuze wenda bamwigisha wamara kujya outside kandi ntibatekereze iyo growth kuko muri growth harimo of course ntago nimbara wanyu barambaraga impuzu harya n'amapantaro impuzu imyenda impuzu ndende ngabo ngo kandi wenda tuvuge uri umusportif cyangwa se uri umunyamakuru cyangwa se uri hari aho bizakugera wenda bigasaba ko nujya koga utangira kwambara ino myenda bogana mayo dobe cyo gihe ntabwo uzajyamo n'akazi kandi wa muntu wanyu ntabwo bigenda gute kugira utore impuzu wambara biterwa na script ya video niba kureba bakazabona wenda uzaba uri muri club ntabwo uzajyayo wambaye umukenyero inspiration ni wowe uyigirira se cyangwa hari ukuntu mu biganira wenda na team cyane uricara ukaganira na video director wawe mukareba noneho na script bivana n'ibyo mufite hariya byo mubona biza like buri muntu wese wageze muri club ntabwo ahurirayo n'umuntu wambaye iri kote nyine ntabwo mwahurirayo of course nyine ni nko kwisanisha n'icyo kintu ushaka kwerekana niba ushaka kwerekana umukene hari ishusho y'umuntu mutekereza umukene niba ushaka kwerekana umwarimu hari ukuntu umuntu mutekereza umunyeshuri and then hari uko bigera ukabona kandi abantu bakabije ukavuga none ko nari ndashaka kwerekana wenda nk'umustripper wenda muri iyo video wenda kugaragaramo nk'umuntu ugomba kubyerekana wenda ko nambara nk'umuki ikanzu ndende kandi ugiye kuba umustripper ntabwo bijyana uba ukwiye nyine kumera nk'umusave nyaka ko iyo ugiye muri niba bije kandi ku mukobwa abantu bari bize kubikritikaho cyane nibijye ku muhungu ariko no ku bahungu by'abantu buba ariko no ku bahungu nibaza kubera ukuntu dutandukanye no mu miterere yacu abakobwa dufite ukuntu tugaragara bitandukanye nk'uko abahungu bagaragara nibaza ko twese bivanye novuga gute na famille tuvamo bivanye n'ahantu twakuriye n'umuhungu wese yagiye iyo tuvuga ibi Chris ntaguciriyemo tuko tuvuga za commentaire z'abantu baza munsi y'ibiganiro munsi y'indirimbo bagira mu commentaire wambaye ubusa urateye isoni apana famille numuri abo barimo abantu muri famille attention sometimes bagushyira ku ruhande bakubwira ngo birani urumva uri nk'umu-artiste uri umuntu w'umu-artiste of course ukeneye kumenya kwakira like comment ziri positive n'iziri negative ivyo deje ukibijamwo ubuzi hari abantu bazokritika hari abantu batazokunda ivyo gira me nta yindi shwa mfise objectif yanje ndiko ndakubwira nk'ibintu byo muri famille cyane ivyo tuba dutinya abantu benshi
urashobora kuvuga n'abahungu iyo ugiye mu bintu byo kuririmba dufata nk'uburaperi hari abantu babaza ngo rusiganwa itabi urumogi inzoga urumva ngo ugiye mu bintu nyene bitabaho nyene aroye ko c'est faux. Ntekereza ko iyo umuntu agiye kuba umuhanzi bitewe n'ibyo abashaka n'ibyo abakunda agera aha hantu avuga uti ibintu byose ndabiretse amagambo yose nyataye mu matwi ntabwo nshaka kuyumva ngiye gukora ikintu cyanjye ngiye nkunda ku giti cyanjye. Njye mba numva buri muntu wese muri kariyeri arimo iyo ushaka kuba successful hari ibintu uvuga ngo ibi ngibi ndabisiga inyuma uko bizagenda kose njye umurongo wanjye n'uyu ibyo ngomba gukora ni ibi uburyo nzabikoramo n'uyu ukabireka nyine ukabireka ku ruhande kuko ikintu cyose wakora ntabwo uzaburiza abantu kukuvugaho ikintu bashaka. Yes, umuntu wese atekereza icyo ashaka ukumenya gusa ubihandoringa tu. Hariho ikintu gishikira abakobwa kenshi muri ibintu bya industry ugaca usanga wowe nk'umukobwa uko ushaka kubona ibintu like ushaka kubibona nka business sibyo ushaka kubibona bikwinjiriza amahera mugabo ugaca usanga abantu benshi wowe uri kurakorana example nk'abakobwa baririmba bakeneye abamanagers cyo kimwe n'abajournaliste cyangwa iki nkawe nk'ukenera nko mu manager aba hafi yawe kwereka ingene bigenda uyu mwaka uzoja mu studio ku misingahe ibiki abantu benshi kora kujya kuntu cyambere ntushobora kujana muri studio kenshi aba hafi yawe yumvirize akurabira aho utabona ugaca usanga kenshi baca bashirako nk'abagabo babo like gujya bimeze uku benshi turabizi mu Burundi ndibaza no mu Rwanda birahari so bijya bintu kenshi kuki iyo ari umuhungu afise kuko ndazi abahungu b'abarundi mu Burundi bafise aba manager b'abakobwa canke b'abamama ntabwo babashiraho ariko iyo ari umukobwa afise umumanager w'umugabo biba biheze baba babaye bavuga ngo he bimeze uko none why ariko nyabaza ko ari ku makote yose ku bakobwa biravuga cyane kurusha ku bakobwa birakoze umenga umukobwa nashobora ntekerezaho ariko impamvu nk'umuhungu bitavugwa cyane abahungu ntabwo bakunda kugira ubuzima buri prive cyane mba mbona niyo aba afite umumanager w'umukobwa kandi ubizi ko afite girlfriend abajama be ni inkuru nyine ziba zihari ntabwo bazi ibintu byabo ariko urya nk'umukobwa hari igihe hari n'abantu bagukunda kukureba kuriya batumva ko ufite umuntu mukundana bakunze kugusapotinga ariko ejo wakurikare ko ufite nk'umugabo like bo bagakunda guhisha nka story zabo kandi ugasanga batangiye kuvuga yewe na manager wiwe kandi kuko wari ubivuze uwo mu manager ni umuntu muhorana nkeka ko ari nawe muntu ukuzi birakurusha abantu bose kuko 24/7 ni umuntu muri mu kazi akamenya waramutse ute uri muri mood imeze gute mental health yawe imeze gute warwaye kugumana nawe muri byose kuko kugira ngo iyi business igende neza nuko nawe ugomba kumeze fresh rero ugasanga aragukurikirana umunsi kundi kandi ugasanga abantu babivuga gutyo kuki kandi niba muntu bamugomba kuba muri inshuti ntabwo bishobora gukorana mutumvikana rero ugasanga guhuza simpakanye ko hari bamwe na bamwe wenda bere nuko bimeze bakazending up wenda banabanye bakaba umugabo umugore bitewe na connection nyine umuntu iyo ugize n'Imana kuko uwo muntu akaba ari umuntu muzima nawe ukabona nta n'ikibazo aba ari cyo kintu cyiza kizaba kuko aba ari umuntu ukuze wabaye mubi cyane wishimye warakaye ajye mu gutora mu manager mubigira gute ntago bavuga ngo ni ukumutora kuko aba ari umugisha nkanjye wenda nk'abanjye kuko kugeza ubu mfite almost aba manager bane ariko nkagira umukuru nyine boss umwe harimo daily manager wanjye n'umukobwa hakabamo marketing manager wanjye abakoresha social media zanjye ariko nko kugira ngo nisange muri iyo team byaciye mu irushanwa gutyo barambona wenda hari abandi bafite uburyo bundi bahura ariko uburyo bwinshi baba buhari nkeka ko ari nk'ubwo ngubwo abakoze irushanwa genre urabazana bose kugira urebe almost 400 mvamo ndumwe nagiyemo gutyo yes rero urumva
stories zo ntago zabura pe kandi hano hatari story ntago habashyushye ntago babivuga uprefera kuvugwa hakore neza nyine neza n'ibipasa oya ugerageze ntuvuge ko nishe umuntu ibi nta nakibazo ibi ndakibazo ata muntu yavuga ariko n'ibindi ariko ibyo bituma n'umuntu aguma kuri trend utavugwa na nuko ugeze hejuru undi ntago yamenya ko uhari nicyo bravo hari ibintu kenshi dukunze kubona abakobwa tufite ukuntu ducika intege like sinzi ko mu gitahura mu kinyarwanda gucika intege ni bimwe ni kinyarwanda hariho ukuntu abakobwa ducika intege cyane ugasanga kwera deception ugize nk'ubu ivuye nko ku manager cyangwa ku muki gacuri byose bihagarika kandi aririmba neza cyane akina filime neza ukabona yasohoye nk'indirimbo ebyiri gusa agahita arekeraho akavuga uti akabamo filime zibiri bikiya hajya deception zituma ucika intege nka kuri wowe ntibirashika kwera ikibazo ugize kwera umukobwa nyine uvuga ati ndacitse intege ndumva nubwo ngira mbandanye ndumva ndacitse intege ibyo ntibyabura ariko ushabibaho cyane ukicara nyine ukumva wapi ukumva biranze nyine ukumva waragerageje nkaho ugeze ukavuga reka ndekere hano ariko kuko iyo ufite dream nini ureba hari ibyo ugomba kugeraho kandi wari utangiye kurebesha nk'amaso ukabona ese mbirekere hano ukicara nyine ukavuga mbirekeye hano nshobora kuzabyishyuza kandi ukareba wenda ugasanga ibihari biri kukubabaza biri bushire cyangwa ejo bizashira cyangwa se niyo bitashira ukishamo imbaraga kuko ibyo uba ushaka biba biruta cyane ibibazo ukavuga the moment nabibonye wenda nzagira ukundi ntekereza ibintu ngira indi solution ntekereza ariko ukareba ako kanya urimo ukabona ntabwo uri busubire inyuma uraba utakaje umwanya utakaje ibintu byose wari umaze kugeraho na fisha yawe warebaga uyibure ugahitamo gukomeza ibyo ngibyo mbese navuga ko bitambaye ko bimbaho buri gihe avuga ngo njyewe nta nubwo nzongera biri no muri ndaya y'umuntu nkeka kuko icyo ukora cyose yaba utari n'umuhanzi icyo waba ukora cyose no mu kazi kubyuka biragora byose abantu ukorana nabo ariko ugakomeza aje ari game vyuka mu gitanda bwasibundi jewe buri mu gitondo agenda vyivurira bikagushobera ukavuga ati ariko ukavuga se biragenda nina biheba ndabaho gute nindabikora of course kandi ukareba the more usacrificing ibyo bintu byose ukemera ukabigumamo ukabicamo niko uba n'umuntu ukomeye nyine mentally ugenda wasinze ukuntu abisobanura sinzi niba biri kubyumva ariko ugenda uba brave nyine ko nta kintu na kimwe ibikomeye byose uba warabinyuzemo icyangombwa ni ukugera ikintu kibabaje noneho cyane nk'umwana w'umukobwa sinzi nimba umukobwa mentally ahandling ibibazo nk'umugabo ariko nk'umukobwa biragenda bikakwica ugatangira gutekereza kuri future yawe wenda nimba wifuzaga kuzagira umuryango ugatangira kumva wapi ariko nyega ko emotionally twebwe turi sensitive even more kurusha abagabo simbizi byashoboka kuko twe ibintu dutekereje bijya too deep kuko wese akurebye ukuna kandi kubibona ko kuko turabifilinga deeply kandi ejo mu gitondo wenda uri bubyuka ukajya kuririmba abantu kandi ukaba wishimye kuko ntabwo wagira uri sad twese turataha ukagenda ukicara nko mu modoka ugahumeka rimwe kabiri ukishamo akanyamuneza ukagenda ukaririmba ukamakinga ushaka kubigena neza cyangwa kandi kazi ukamakinga ushaka ugakoze neza ukongera kandi ugataha ugasubira kandi kuri cya kibazo gusa ndakeke ari imana yahaye abakobwa n'abagore kubera ibyo birashika no mu rugo ugasanga mu mama afite ibibazo byinshi ariko abonye umwana agaca twenga kandi afite ibibazo byinshi umugabo cyangwa bafitanye ibibazo cyangwa ariko asanga ariko natwebwe nuko aya ufise ibibazo nyine umugabo niyo hano bimunaniye hari kunaca mu ikorosi aba afite ahandi agenda akagaruka nka jewe for example ufise nk'umubebi nuko atabimufise nyine nk'umwana dukundana ndashaka kuba nifite izindi stress gusa ndamubonye nyine mwe biroroshye gutya ariko twebwe noneho bitandukaniye twebwe niba waba ufite umubebi w'umugabo nta kintu byakumarira twebwe emotionally tuba tugomba kuba stable kugira ngo tubashe kwishima kuko nta n'ikindi kintu cyiza washobora kumukundira
uraba dutaye sa kamugoye tujya kuri ibyo iyo turi mu by'abazajya duhamagare byiza tubiganireho ubwo rero nk'umukobwa dufate dukundana kandi si ibindi bibazo dufate ufata uri nk'umuririmbyi jewe nyine ndaho sindi umuntu arimo y'industry ndaho nyine uri umuririmbyi wese manager ushobora kuba ufite nyine azo ma stress nyine n'ibiki gusa nyine ugasanga jewe nubwo naba ndi hari gusa nta kintu bikumarira nyine tu wenda akamubwira nk'igihe biziri umumaro igihe ugira umugisha ukabona umuntu uri understanding of course akora nuko kuganiriza ubwo urumva nyine dukundana of course nuko noba ntahura ivyo urimo kandi noba ndavyo imana mbabaye n'inyo ngo ikibi cy'umukobwa ari cyawe ariko ntabwo ari ikibi vuga n'iki bimeze uraza mukaganira kumva ko hari umuntu umuri ku ruhande ushaka kuririra kubwira inkuru ze ariko nta kintu yinjira ku kibazo gihari iyo abasha kukumva kereka ari ikibazo uri buze ugakura mu nzira kikagenda ariko ari ibintu muganira yumva ko aruhutse mu mutima afite umuntu bari kumwe hari n'igihe tuba tudakeneye ko ari defo y'abahungu benshi mudakunda kumviriza je ndumviriza abahungu benshi babikunda ufise ibibazo bw'umuza umubwira avuga ngo uyu munema afite amatatizo harya byiteguye yamana ibibazo Chris urabizi bakomante abahora banyitura ibibazo none se nk'ukuntu twese tugira ibintu duhura nabyo mu buzima bidukomereye twese wenda njye nkaba navuga ndajya gukora kuko nzi ko nkeneye aya mafaranga kugira mbashe kubaho nishyure bigende gutya nkawe nk'umuhanzi wenda nyarwanda nk'iyo uhuye n'ibyo bibazo umuhanzikazi uramukosoye mu kinyarwanda n'umuhanzi ariko nibyo yego umuhanzi ashobora kuba in general cyangwa ushaka kuba abahanzi specific none we wavuga ko ari nk'iki kigukomeza everyday to keep on going that's nice abantu basenga nk'ibyo bintu nabyo urumva ikindi kintu kuri bwiza ko ari ngaha reka tumuvuge afise ukuntu meme na muri clip cyangwa kuri stage ari muri baririmbyi style yiwe ibisa nuko ari like image yaduhaye kuva umunsi wa mbere dusora indirimbo image waduhaye iguma ari yayindi hariho kenshi sibazi ko bari kubera n'ibibazo baba byabashikiye abakobwa ugasanga uno munsi arazanye style nk'iyi ejo arazanye indi style hari abo bibera ko bamara par exemple nka Shiba mu Bugande asikuntu arahindura cyane ibintu nk'amastage bikitwa amatuzi ko ari umuntu atuzanira inshora kudushoka canke bikagira donc kurabi ariko wewe wama uri wa muntu wa muri top bijanye na image yawe ubikora gute kugira abakobwa bashobora ko bariko baririmbye bashobora kuraba iyi interview bamenye ko kundi bashobora kugaba image yabo bivuye kuri style bambara nkeka ko ari vision y'ahantu ushaka kwerekeza ibintu byawe n'ukuntu ushaka kubikoramo kuko the more hari abo byemera ariko the more bihinduranyije cyane urakonfuzinga abantu ntabwo amenya nyine umuntu ntabwo ashobora kumenya ngo ureba nka Adele performance ziwe cyangwa witwa Real Mishyashya nimba ari Mishyashya ni mumenye vuba ubu muzi nyine na personality ushobora no kumdescribing utanamuzi neza warakurikiranye performance zikaba uno muntu ameze gutya ashobora kuba ibi ukamenya genre urabisoma byose umuravya akuna munsi nuza umeze nka wambaye amababa ejo ukambara mukenyero ejo ukambara godiyo n'ibindi like umaze kubamo personalities nyinshi zitandukanye ntaducanga like babigoye sometimes ariko ahari nkeka ko hari n'abandi bantu bikorera bitewe na strategies ukuntu yakoramo ibintu byiwe ariko the reason why mbikora kuri no kugira ngo nyine umuntu amenye ngo who is Bwiza ni umuntu nyabaki ameze ate iyo wagiye gukora ibaba bameze gute none ko umuziki ugenda ukura n'ukuntu ugenda ugira public nini itandukanye niko ugenda kandi ibintu byawe ubikura unabyerekeza wenda ariko gake like no bijye gutisha abantu like
birabacanga bizabashobora step by step. ntitwabiyaga byose tubiheze ariko reka tugushimire cyane Bwiza urakoze kandi tuhakuye ibintu byinshi mwakuye inama nyinshi njyewe wabyumvise nawe urahindaguranye agiye kuririmba mu mutwe ngo ngiye kuririmba mwambare n'umwenda ushaka gukora ibindi byawe ariko nk'uyu nk'ejo duhuye ntawe nomenya kaba yahinduye umutwe kwambara biterwa n'icyo ni style njyewe nkunda ibintu bitandukanye nimba akunda fashion nkunda guhinduranya igihe cyose. sometimes ni byiza you have to do you Exactly. and be you reka ndabashimire cyane Bwiza wakoze cyane wakoze cyane nawe utanize kutagira umwanya munini tuzahera kare of course tuzavuga kuri umunsi wose tuzakora vlog ikintu nibagiye nanifuza kumva atubwiye wafashe gute donc concert yawe donc byagenze gute muri rusange wavyakiriye gute urukundo abantu baguhaye aba diaspora yes we have. It was my first time performing hano muri Bruxelles. Experience yari really nice kuko ntago ariko nabitekerezaga and abantu baritabiriye expecting kubona abajene benshi bato cyane ntabwo bize mpora nabo cyane nabo bakuru ndavuga oh wow nabo bantu bashaka umuziki kandi bakawuririmba tukaririmba bakabona bari and bagura album baritabira ari benshi so it was really nice aho kuzagaruka ikindi gihe no mfite umwanya uhagije wa performance neza fe and see you maybe next time. Yes. Karibu. We hope for. Nawe ndabashimire mwakoze dushimire n'abaturavye merci beaucoup. Thank you.